Ibihe byiza nshuti bakunzi ba Initalk Rwanda, mwebwe mwana natwe ibiganiro dukora umunsi ku munsi bigaruka ku makuru na documentary, haba mu myidagaduro, siporo, politike ndetse n'andi makuru aba ari kugenda agaruka cyane muri society. Mu minsi yashize nibwo ku mbuga nkoranyambaga hakwirakwiye amashusho y'umuhanzi Worizagura Floriye wamamaye nka Yamanu ari gutera akabariro n'umukunzi we. Ibi byabaye mu cyumweru gishize, gusa kuri ubu ngubu babiri bakaba bamaze gutabwa muri yombi nk'uko byemezwa n'urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha RIB. Nyuma y'uko urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha RIB rwakiriye ikirego cy'Uworizagura Floriye wamamaye nka Yamanu, urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha RIB rwatangaje ko rumaze guta muri yombi abantu babiri bakurikiranyweho gusakaza aya mashusho y'uyu muhanzi ari gutera akabariro n'umukunzi we witwa Uwineza Diane. Ni amakuru ikinyamakuru Igihe cyahamirijwe n'umuvugizi wa RIB Dr Murangira Bitseri yahamije ko iperereza rigikomeje ku buryo buri wese ubifitemo uruhare azabiryozwa. Umuvugizi wa RIB mu kiganiro yagiranye n'ikinyamakuru Igihe.com dukesha iyi nkuru akaba yagize ati: nyuma y'ikirego umuhanzi Yamanu yatanze ku itariki ya 9 Ugushyingo umwaka wa 2025, babiri bakekwaho uruhare rwo gukwirakwiza aya mashusho ye bamaze gutabwa muri yombi. Muri aba harimo Ishimwe Patrick uzwi nka Fazumani wafashwe ku itariki ya 11 Ugushyingo umwaka wa 2025 na Kalisa John uzwi nka K John watawe muri yombi ku itariki ya 14 Ugushyingo umwaka wa 2025. RIB yakomeje yemeza ko itazahema gukurikirana abakwirakwiza aya mashusho ndetse ikaba yaburiye n'abayifata. Umuvugizi wa RIB Dr Murangira Bitseri yagaragaje ko hari urubyiruko rwiharije gufata amashusho bari mu bikorwa by'urukozasoni barimo gukora imibonano mpuzabitsina, ariko ugasanga hari n'ababigize uburangare bwo kuyabika kure, ugasanga babihererekanya ku mbuga nkoranyambaga, bityo byamara kujya hanze ugasanga bitana ba mwana birengagije ko aribo ba nyirabayazana. RIB yibukije urubyiruko ko rukwiye kujya rwirinda kuba ba nyirabayazana by'ibisebo, urubwa no gutakarizwa icyizere kugaragara nk'ibyomanzi muri sosiyete yacu bishobora kubaho bishingiye kuri aya mashusho y'urukozasoni baba bari kwifata. Ahangaha umuvugizi wa RIB Dr Murangira Bitseri yagize ati: nubwo RIB ikurikirana abakekwaho gukwirakwiza amashusho y'urukozasoni, ariko hari ingaruka ziba ziri kuri ba nyiri kuyafata zidashobora kuburizwamo. Muri izo harimo gutakarizwa icyizere, kwamburwa akazi no guseba bikomeye muri rubanda. Ahangaha yaboneho n'umwanya wo kugira inama abafite iyi mico, abasaba kujya babanza gutekereza kabiri. Umuvugizi wa RIB akaba yakomeza agira ati: abantu rero bafite imico y'ubwomanzi bakwiye kujya babanza gutekereza mbere yo kwishora muri ibyo bikorwa, bakibaza bati: ese biramutse bigiye hanze byashimisha abandi? Nakwitwara ne? Abana banjye, ababyeyi banjye, abavandimwe ndetse na sosiyete muri rusange baramutse babonye aya mashusho bamfata bati? Ni ikibazo umuvugizi wa RIB Dr Murangira Bitseri yavuze ko abifata amashusho bakwiye kujya babanza bakibaza. Icyakora ahamya ko atumva inyungu abifata amashusho bakuramo kwifata aya mashusho y'urukozasoni. Umuvugizi wa RIB akaba yakomeje agira ati: ni ukuri hari igihe umuntu yibaza aho bari abantu bakura ingufu zo kwifata amashusho y'urukozasoni cyangwa bari mu mibonano mpuzabitsina bakayafatisha telefoni zabo. Ese ubwoba baba babiki biki? Gusa icyo nababwira ni uko kwifata no kubika amashusho nayo muri telefoni cyangwa ahandi aho ariho hose ari nko kwicirira igisasu umunsi umwe kizaguturikana kikagusenya, kigagusenyera umwuga cyangwa se kariyeri, kigasenya icyizere n'icyubahiro wari ufite muri rubanda. Icyakora ku rundi ruhande umuvugizi wa RIB Dr Murangira Bitseri yavuze ko hari abantu batajya bigira ku byabaye ku bandi ngo bibigishe isomo, aho yakomeje agira ati: usanga uyu munsi byabaye kuri uyu, RIB igatanga ubutumwa ndetse bamwe bagafatwa bagafungwa, ejo ukabona abandi bongeye. Igihe kirageze ngo urubyiruko ruve mu bikorwa by'umwanda bajye mu bikorwa byateza imbere igihugu. Ndetse umuvugizi wa RIB Dr Murangira Bitseri akaba yaburiye n'abanyarwanda bari hanze y'u Rwanda. Umuvugizi wa RIB Dr Murangira Bitseri yihanangirije abanyarwanda bari hanze y'u Rwanda boshyushye bari mu Rwanda ngo babohereze amashusho y'urukozasoni y'ubwambure bw'abantu kugira ngo bayakoreshe mu gukangisha cyangwa mu biganiro byo ku mbuga nkoranyambaga bimaze kumenyerwa nka X Space, bigamije kwigwiza abari kubireba, ndetse akaba yaranamenyesheje ko bakwiye kubireka. Nibyo reka mubwire ngo wakoze kuba nanjye kuva ku munotambire kugera kwa nyuma, kamubwire ngo ikigomba kumenya kandi ukazirikana nuko mwifuriza kugira ibihe byiza aho uri hose. Niba rugambiriza kuri Initalk Rwanda ugakunda ibyo dukora, nakubwira ngo kora subscribe ubundi jyana natwe ibiganiro dukora umunsi ku munsi.